murakaza neza mwisi igezweho mwisi idasanzwe mu kinyejana cya 21 aho hagiye haba ibintu byinshi bigiye bitangaje. Murakaza neza mwisi yuje urwango rudasanzwe aho bitigeze bibaho kugeza magingo aya. Nanone murakaza neza mwisi aho uceceka ukabizira. Tuzi benshi cyane bagiye babaho mu binyejana byagiye bihita guhera mu kinyejana cya mbere kugeza mu kinyejana cya 17 ndetse kugeza no mu kinyejana cya 19. Benshi cyane tuzi bagiye bazira yuko bacecetse kubyo babaga babajijwe. Murakaza neza mu kinyejana cya 21. Ni byinshi cyane tugenda tubona aho abantu bagiye batandukanye hirya no hino urwango rwafashe indi ntera, aho usigaye ubona umuntu akwanga ndetse hirya no hino akirirwa bivuga ashakisha abantu bose bagufasha ndetse bakamufasha kugira ngo arushe kurushaho kukwanga. Akaviyo bwabaga gashinga amagurupe ashaka abantu bose bagomba kuza bakakwanga nawe. Benshi bazitabira izo groupe batazi neza ngo ese ubundi umuntu turamwangira iki, aho nawe bumfata umwanya utari muto cyane afata umwanya uhagije kugira ngo abigishe ndetse abereke impamvu bagomba kukwanga wowe. Murakaza neza mu kinyejana cya 21. Ibyo byose turabizi neza, bimwe mu bihangange byagiye bizira ko byacecetse kubera bibaga bitatanze amakuru iyo kubyo byabaga bibazwa. Umuntu asigaye kwanga akiva hasi agashakisha ikibaho cyose aho unyuze, icyo ukoze, uko urebye, uko uvuze, kugira ngo arushaho kugaragaza impamvu zo kugira ngo akwangisha abandi bantu bagenzi bawe. Aho umuntu akwanga agashakisha n'icyo wariye, nuko waryamye ndetse nuko wakangutse, nibo wakangutse ukayura, bikaba impamvu kugira ngo yumvisha abandi ko bagomba kukwanga. Benshi mu bantu twanga umuntu kenshi na kenshi tutazi impamvu. Turabizi byagiye bibaho mu myaka yashize ubwo ababyeyi bamwe na bamwe bafataga iya mbere kwangisha abana babo uwo baga badahuje cyangwa badafite imyumvikane, baba bahuriye ku dini, baba badahuje ku dini. Ibyo bikaba impamvu ya mbere kugira ngo umwana yange mugenzi we muturanye kuko badahuje idini. Turabizi neza bamwe mu bana bakuze bumva batasangirana naka cyangwa naka kubera ko ari cyo badahuje, badahuriyeho bo n'umuryango wabo. Urwango uko bukeye nuko bwije rugenda ruhindura isura, aho usanga umuntu imibereho ya buri munsi afite benshi cyane yaguha urugero avuga ati aba bantu baranyanga. Usigaye ugenda ugasanga abantu baricaye bagukoreye hagatsiko, ugasanga nabo mu muryango wabo abo bakomokaho cyangwa ababyeyi babo barakwanga batazi impamvu. Uwo banga kumuburaho impamvu ituma bamwanga biba ari ikintu cyoroshye cyane, bikaba nk'akanya gato cyane. Ni uwo munsi abyutse atavuga. Ibyo turabizi muri fenomene y'umuntu wari wese, hari umunsi ugera akabyuka yumva adashaka kuvuga, yumva afite seseme, yumva uwo munsi yacitse intege, yumva nta magambo menshi yo kuvuga afite. Ibyo biha urwuho abakwanga cyane kurushaho kukwanga kubera ko uwo munsi uba wabyutse usa wijimye. Reka tubyiteho. Turabizi neza mu miberere y'umuntu hari igihe ubyuka wumva ibyishimo byagusabye cyane, ukabyuka usabana n'uwari wese. Umuntu cyangwa ku bantu bishize hamwe bakwanga ntabwo bazabibona nk'ibyishimo,
ahubwo bizagaragara mu yindi shusho idafite uko imeze imbere yabo. Uzagaragara nk'umutera seseme bitewe n'ibyo urimo usuhuza uwo ari we wese, mwaramutse yabaye mwaramutse. Ukwanga, icyo nakubwira ntiyabasha kukwanga ari umwe. Muri iki gihe benshi cyane barakwanga, ariko kwanga ari umwe ntago ubushobozi bwo kukwanga yabubona, ababona ntago ari gukora. Cyane ko nanone kenshi uwangwa yabizi neza ko yangwa, n'umwanga agira uburyo amubanira. Hari ababiceceka bakabaho, umwe agaca ku wundi atamuvugishije. Hari ababimenya ahubwo akarushaho kukwegeza. Ukwanga iyo akwanze ari umwe aba ari kwinaniza cyane mu mutwe. Ariyo mpamvu urwango ubu ngubu rwafashe indi ntera, aho umuntu ukwanga ashaka umwanya, agashaka abantu bagenzi be, yaba abakobwa cyangwa abahungu cyangwa ababyeyi babyaye, bamufasha kugira ngo nabo bakwange, bihurize hamwe, bahurire ku muntu bamwange. Mu miterere ya muntu tugira ikintu cyitwa polari order kiba mu mutwe w'umuntu. Icyo kintu nicyo gituma umuntu ashobora kujya amarangamutima cyangwa se kamere muntu ikazamuka. Rimwe na rimwe polele ifasha umuntu gufata imyanzuro idasanzwe, bamwe bita iyo bwiyahuze. Iyo umuntu akwanga ari umwe, nta gihe byatwara ngo akomeze kukwanga bigeze aho ngaho kereko wimutse ukamuva mu maso cyangwa wakagenda. Urubango rw'umuntu umwe ni nk'agatonyanga mu nyanja. Muri iki gihe mu isi iteye imbere ikataje cyane mu ikoranabuhanga rigiye ritandukanye hirya no hino ku ma social media tugenda tubona hirya no hino, bitandukanye no mu bindi binyejana byabayeho. Bimwe mu byo bita quote the day cyangwa se quote y'umunsi mu ndimi z'amahanga, cyangwa se ijambo ry'umunsi mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho umuntu asigaye afata bitari hasi y'amasegonda 3600 yo kwandika quote yayitekerejeho ntihaburemo ijambo cyangwa se izina ry'umuntu yanga. Ibi ijambo umuntu akunda gukoresha mu rwego rwo kugira ngo abamuzi cyangwa se abaturanyi be cyangwa se bagenzi be bamenye ko ari uwo muntu yabwiraga. Ntibigikomeye cyane kuba twahurira muri WhatsApp tukagira umuntu twicaraho tukamunegura tukamuvuga, rimwe na rimwe tunasebya ibyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni editing, kuvuga ibintu ukongeraho ibindi byawe kugira ngo umuntu koko arusheho kugaragara nabi imbere y'abantu bose. Urwango ni ikintu gifata intera nini cyane, cyihuta cyane kurusha n'ubundi burozi bwose bubaho. Aho ngewe ubwanjye babwira nshobora gushwana n'umuntu gatoya dupfuye akantu gatoya cyane, wumva kari gatoya, uvuga cyo umuryango wose wanyanze. Aho kuri ubu kwigengesera biruta cyane kwirinda indwara z'ibyorezo. Murakaza neza mu kinyejana cya 21. Nyuma y'uko umuntu ashinze udutsiko tugiye dutandukanye hirya no hino yegeranye, ukubonye ukurebye ukuzi n'utakuzi, afata umwanya uhagije mu gusobanura kuri mubi kurusha undi mwanya wese yafata mu munsi, agira ikintu atekerezaho cyakubaka igihugu muri rusange. Buri kantu kose akubonye hakurira avuga ati uriya muntu ni mubi cyane, ntimukamwegere, ntimukamuvugishe, ntimukamuha ubufasha bwa bwose.
ni mubi cyane, avuga nabi, areba nabi, tekereza nabi, ibintu bye byose ni bibi, kuva ku mano kugera ku musatsi. Uko isi igenda irushaho gutera imbere, uko bukeye n'uko bwije, inzango nazo zigenda zihindura intera, zikagenda zihindura amasura. Bitewe n'urwango uwo ruriho, ab'inzobe, ab'igikara, ab'imibiri yombi, urwango rusigaye ruhindura ibara nk'amazi. Ubizi neza, hirya no hino mu ba scientifique bagiye batandukanye bose bagerageje gushakisha uburyo ki amazi isura yaba afite cyangwa ishusho yaba afite, byarangiye nta n'umwe ubonye igisubizo nyacyo. Ibisubizo byose byagiye bihurizwa hamwe n'abascientifique bagiye batandukanye ku isi muri rusange mu myaka yabayeho yose kugeza na n'ubu, nta n'umwe urabona ishusho y'amazi. Bose muri rusange bahuriza kuri kimwe, kuko amazi afata ishusho y'ikintu arimo. Niba amazi ari mu kintu cy'umweru ahinduka umweru, niba ari mu kintu cy'umuhondo afata ishusho y'umuhondo cyangwa se ibara ry'umuhondo. Urwango narwo nuko nguko rusigaye rumeze. Urwango rusigaye rufata ishusho y'ukwanze. Umuntu nakwanga ananutse azakwanga yimareyo, akwanga akora ibishoboka byose, akwange kugeza yumva ubaye utakiriho aribyo byamushimisha. Murakaza mu kinyejana cya 21. Isi turimo igikataje cyane cyane, aho uzabona abantu bagiye batandukanye bose bakwereka ko ari biza, ndetse bagufasha bagutabara muri ibintu bigiye bitandukanye, kandi urwango rwarabasabye. Urwango rwafashe indi ntera, aho umuntu akwegeza umwaka ugashira, undi ukaza imyaka 10 igataha, kugeza umugamba gufiteho uciyemo cyangwa unyuzemo. Ibyo yapanze bitaragerwaho, imyaka 50 yayimara agutegereje. Mwirirwana musangira, muri abavandimwe, mufashanya, mutabarana muri buri kimwe, kugeza ku tariki y'uko umugambi we ugomba kubashyizwe mu buryo uciyemo kuri wowe. Yaba agukuye ku isi cyangwa se agukoreye ikintu cyose kizatuma ubaho mu buzima bwawe usigaye bwose, hari agahinda, amarira, kwicuza, ndetse no guhitamo kumva wapfa kurusha ko waba uri muzima. Iki ni ikinyejana cya 21. Ibinyejana byose byahise, iki kinyejana cya 21 nicyo kinyejana kidasanzwe cyabayemo ibintu byinshi bibi cyane kurenza indi myaka yose yahise. Umuntu arakwanga, bigafata mu muryango, bikazakurikirana igisekuruza cyose kizamukomokaho. Kuri ubu ngubu sinakwibesha mvuze ko imbabazi z'ubu zo kumunwa zitakiri imbabazi. Kenshi cyane tugenda twumva ku bitangazamakuru, mu maradiyo agiye atandukanye, amateleviziyo hirya no hino ku isi, umuntu yica undi amujije impamvu ishobora kuba imaze nk'imyaka 20 yarabaye hagati yabo cyangwa n'imiryango yabo. Akamwica yitwaje impamvu imaze iyo myaka ingana gutyo. Kenshi cyane abanyamakuru bamutunga mikoro akabasubiza babwira ko umuntu yamuhemukiye mu myaka itagira indeshyo, imyaka amaze ku isi, icyo kintu cyabaye. Nyamara mubakurikirana mu by'ukuri ugasanga icyo kintu gishobora kuba kimaze imyaka irenga 20 cyangwa 15 icyo kintu kibaye. Haganizwa ba hafi be bo mu muryango we
bikarangira batanze amakuru ko uwo muntu wagiriwe nabi cyangwa se uwo wamugiriye nabi bigeze gufata umwanya umwe bakiyunga bagasasa inzobe ndetse bakavuga ku bibazo byabo bakabishyira hasi. Bigatungura benshi cyane iyo bumvishe uwo muntu yivuganye uwo nguwo kandi barasabanye imbabazi, bikajya hanze ndetse bakicara bakica inzoga buri umwe akayisogongera, bagafatana mu biganza bavuga ko nta n'umwe uzongera kujya ubabangamira cyangwa se kujya ubahemukira muri rusange muri hagati yabo n'imiryango yabo. Nta mbabazi zikibaho kabone n'ubwo wakora ibishoboka byose, nk'uko byagiye bibaho mu binyejana byagiye bibanza na mbere y'iki kinyejana cya 21. Imbabazi warazisabaga ukabura zihawe bitewe n'uko wazisabye, hagakurikiraho sasa ibikorwa byo gusasira izo mbabazi ugaragaza koko wari uzikwiye, bikaba ibikorwa byiza cyane by'indashyikirwa bigaragaza ko wanisubiyeho. Murakaza neza mu kinyejana cya 21. Urwango rwafashe indi ntera aho uhemukira umuntu ko byibagirwa bikaba ikindi kibazo ku buryo adashobora no kubyibagirwa habe na gato, ndetse no mu nzozi za buri munsi akarota bya bintu biri kuba. Murakaza neza mu kinyejana cya 21 aho umuntu muhemukira yaba n'umusaza agakomeza akakwibuka, bitandukanye n'indi myaka yose yabanje. Mu myaka ya mbere itandukanye yagiye ihita cyane, uwo muntu yaraguhemukiraga byaba ari ibintu bigiye kugira gufata indi ntera, imiryango igatabaza igahana uwo muntu ikamuhanira mu ruhame rw'abantu benshi. Kuri ubu ngubu urwango rwafashe indi ntera, ubanza n'agahinda k'umuntu akavuga kazi ko hari umuntu banga mu muryango wabo. Ni ibintu umwana wo mu muryango runaka avuka bamutoza kurusha uko bamutoze andi magambo yose yaba yo muri Bibiliya no mu bindi bitabo byose bivuga ku migirire myiza y'Imana ndetse n'uburyo Imana ku migirire myiza y'Imana ndetse n'uburyo Imana